ese noneho guys namwe ibi bintu muri kubona ko Dani bizageraho akaba yakundana na Tricia nyuma yuko twumvise amuhamagaye ndetse ashaka ko bahura amusaba umwanya ngo babe bahura, kandi mwarabibonye na mbere ukuntu agenda amuganiriza igihe yamusangaga kwa Lewis, mwabonye ukuntu yari ari kumuganiriza. Dani rero ngewe ndakeka azaba yakundana na Tricia, dore ko ubu ngubu Tricia ari single ndetse nta n'umukunzi agira. Dani rero ndakeka azaba yafatiranya aya mahirwe akaba yakundana na Tricia. Ese ahubwo ikibazo gihari, Tricia azaba yamwemera? Reka dutegereze turebe uko ibi bintu bizagenda. Gusa reka ngusabe, niba wisanze hano bwa mbere ukaba utari wakanda ku ibuto ya subscribe kugira ngo uyikande ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zijye zikugereraho ku gihe, maze dukomeze kugenda twibanira muri filime yacu, tuyiganiraho ndetse tunasesengura ibintu birushaho kuba byagenda neza, ariko tugenda twungurana ibitekerezo. Ndabasaba kugira ngo ibitekerezo byanyu mu bidusangize, mutubwire uko ibintu byifashe, maze dukomeze kugenda twiryohererwa na filime yacu The Homeless Girl, ibintu ari umutekano. Ese ibi bintu bizaba byagenda bite guys? Ko tubona ko Dani ashobora kuzaba yakwikundanira na Tricia, kandi ibi bintu byaba nari byiza, dore ko Tricia ubu ngubu nta mukunzi agira ndetse na Dani nawe nta mukunzi agira. Ahubwo ikindi kibazo kirimo nuko twabonye Nana akunda Dani byo gupfa. Ese najya kubona akabona Dani yikundaniye na Tricia, bizaba byagenda bite? Noneho Nana ntazaba yakwiyahura, dore ko amaze iminsi anari kubona Dani atarimo kumwitaho, amufata nka mushiki we, atazi rwose ibyo arimo ndetse n'ibyo Nana akorera Dani byose. Dani ntago ajya byitaho, ntago ajya bibona, kuko abazi ko ari nk'agashiki ke kari kubimukorera. Ntago mbese abibona ko ari urukundo rubimukoresha. Reka mbasabe nanone kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu muri kubibona. Ese Dani nabasha kuba yakundana na Tricia? Murabona ibi bintu bizaba ari byiza cyangwa bizaba ari bibi? Jya muri komenti wandikemo igitekerezo cyawe, utubwire niba ibi bintu bizaba byagushimisha cyangwa niba bizaba byakubabaza, maze ugaruke hano dukomeze twiganirire kuri filime yacu. Ese ibi bintu bizaba byagenda bite guys? Ku rundi ruhande ubu ngubu Alice ameranye neza na Lewis nyuma yuko Tricia abahuje, ajyaniye ibaruwa Lewis. Iyo baruwa yari yanditswe na Alice. Dani rero iyo baruwa yarayisomye, bigera naho ajya kureba Alice ngo yumve ibyo amubwira, dore ko mbere atamwumvaga, ariko nyuma yuko Tricia amaze kuba yabijyamo, maze akanagira inama Alice yo kuba yakwandika ibaruwa akayimuhereza, akaba yayimushyirira Lewis, byarakunze. Ubu ngubu Lewis ameranye neza na Alice. Ubu ngubu ari kujya kumusura bakaganira ndetse bakanasangira. Mbese murabona ko ibintu ari umunezero gusa. Ubu ngubu na Alice yishimye cyane bitewe n'ukuntu Lewis ari kumwereka urukundo muri iyi minsi, ari kugenda rwose aza kumusura, ndetse ubu ngubu yabashije kuba yamwumva, ariko na mbere hose yaramwumvaga, ariko nuko mama we yari yaramweretse esheke yabikujwe. Lewis rero ahita abyemera, ariko ntiyabyemeraga atabyemeye, kuko ntiyemeraga ko Alice ashobora kuba yakwiba amafaranga angana kuriya. Reka mbashimire mwakomeje kubana natwe muri kiganiro, nkomeza kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda. Ciao ciao.